Kristo Yesu akuzwe. Bashyitsi bahire, tubifurije ikaze mu rugo rwa Stella Matutina muri Isange. Mumfashe twakira abashyitsi. Basabye ko mbere yo kugira kubifuriza ikaze twerekana abashyitsi. Abashyitsi bakuru ni aba bana baduhurije hano. Muhaguruke tubasuhuze. Reka twakire dusuhuze n'ababyeyi mwarakoze kurera aba bana neza. Muhaguruke tubasuhuze. Turasuhuza abarezi bareze aba bana. Muhaguruke musuhuze ababyeyi n'abashyitsi. Turasuhuza ababyeyi bahagarariye abandi muri komite. Bahaguruke nabo badusuhuze. Dusuhuze abihaye Imana bari hano bahagarariwe na Padiri Rugigana. Turasuhuza abadiregiteri b'ibigo duturanye na reperezanta w'ikigo tubanye cya TSS Cyumba. Mwahaguruka tukabasuhuza. Diregiteri w'umuturanyi nawe nari namubonye, haguruke abasuhuze. Ndumva rero n'abandi twese abo bashoboye kumenya twese ikaze turabasuhuje. Twerekane n'abakorari bayerekanye ariko nihaguruke nayo idusuhuze. Korari Magnificat nabo ni inshuti zacu. Dusuhuze abari ku buhanga bw'ibyuma bahagarariwe na Emi Pro. Mwabonye ko tuza kubikurikirana kuri YouTube. Murakoze. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye mu mateka y'ishuri ryacu, urugo rwacu rwa Stella Matutina. Reka dushimire Imana ikomeza kudufasha uko bwije n'uko bukeye. Uru rugo rwacu rwageze ku byiza byinshi binyuze ku bayobozi beza baruyoboye. Aha ndavuga Mama Gata Kantarama na Seri Christine Kankindi. Ntibatezutse na rimwe ku ntego y'umuryango w'ababikira ba Mutagatifu Francisco Wasizi, aho turera umwana w'umukobwa tukamutoza kuba nyampinga na mutima w'urugo nk'uko abize mu bigo abana bize ku bigo by'abapenitenti ba Mutagatifu Francisco Wasizi barashakishwa. By'umwihariko abo muri uru rugo muri Stella Matutina nabo rwose tubongere tubashimire ko badatezuka gukora igikwiye. Twishimiye cyane abanyeshuri 99 barangije amashuri yabo yisumbuye. Ubu ngiye kubabereka muri izo combination bize. Dufite abanyeshuri 21 barangije muri mege, no kuvuga mate, ekonomi na geography. Muhaguruke kugira ngo bazabahe ibiraka mu minsi iri imbere. Murakoze. Dufite abanyeshuri 37 barangije muri MCE, no kuvuga mate, computer na ekonomi. Muhaguruke. Muri kubona wenda ari bake, hari abandi bari mu bindi, bari mu yindi mirimo. Hari abanyeshuri 17 barangije muri MPC, no kuvuga mate, computer na ekonomi. Nta kibazo. Haguruka tubasuhuze. Tukagira abanyeshuri 24 barangije muri MCB, no kuvuga mate, chimie na biologie. Haguruke nabo tubishimye.
nimufashe rero twongere dushimire aba banyeshuri ubutwari bagize. Bakobwa beza, mwarakoze cyane guhitamo Stella Matutina nk'urugo rutanga ubumenyi, uburere n'umuco nk'uko twabigize intego. Umunyarwanda yabivuze neza agira ati so ugukunda akwita neza. Nanjye mbise Stella muri inyenyeri. Mujye mwibuka ko muri abamikazi, mumenye ko mwambaye ikirezi, muzirikane ko nta mutware witwa Kabeba, nanone kandi nta mukungu ubyina nabi. Aho bambariye inkindi ntimuzahambarire ibicoce. Mwarakoze cyane kugira umuhate no kugaragaza indangagaciro mu byo mwakoze hano. Turabifuriza imigisha mu buzima mugiye kujyamo. Turabifuriza gukunda Imana. Murabizi ko hano Imana ariyo ya mbere. Kwiyubaha no gukunda umurimo. Mwite ku mahirwe mufite. Mwihe intego kandi muharanire kuyigeraho. Mu byo mukora byose, aho munyura hose, mujye mwandika amateka meza. Mwirinde kuba umutwaro wabo mubana. Kandi nyine muzirikane iteka ko byose bihira bakunda Imana. Umuhanga muri filozofiya yateruye agira ati umutima utibuka uhemuka vuba ukaba umuhanga mu guhubuka. Ibyo ntibikababeho. Muzahore mutekereza Stella Matutina, mujye mugaruka kudusura. Stella Matutina ni mu rugo. Mwarakoze cyane, tubasabira umugisha. Twabura gushimira ababafashije bose kuba bo muri bo uyu munsi. Ababyeyi, abarezi n'abandi bafatanyabikorwa. Babyeyi dufatanyije kurera. Mwarakoze cyane kuba hafi y'abana. Stella Matutina irabashimira byose. Mwubahirije imvugo nziza y'umunyarwanda ivuga ko imbyino nyir'urugo ateye ariyo yikirizwa. Mwarakoze kutwikiriza. Mwatubaye hafi mu bikorwa byose by'ishuri, mwatugiriye inama, twungurana ibitekerezo. Twarabiyambaje igihe cyose twari dukeneye inkunga yanyu. Turabasaba ko twakomeza kuba inshuti nubwo mwaba mutakirerera muri uru rugo. Twagiranye igihango gikomeye, ntituzagitatire, tuzirikana cyane ko aho ujishije igisabo utahatera ibuye. Babyeyi beza, tubashimiye ubufatanye. Tubashimiye. Sinabura gushimira abarezi. Aba banyeshuri beza mwabanye bamwe imyaka 6, ejo bundi bambwiraga ko bamaze 7 ngo kubera icyorezo cya COVID. Abandi imyaka 2. Bashimiye umuco mwiza mwabatoje. Bashimiye imbaraga nyinshi mwakoresheje kugira ngo babe beza, babereye Imana n'abantu. Mwarakoze cyane kubitangira amanywa n'ijoro, mushakisha icyatuma ubumenyi n'uburere byimakazwa muri Stella, bikaba bigaragazwa n'imitsindire myiza yagaragaye kuri iki kigo kugeza ubu. Reka mbashimire ko atari ubumenyi bwo mu ishuri gusa mwitayeho, ahubwo mwageze kure. Burya nk'inkuru mbarirano iratuba. Ninde wakeka ko umwana w'umukobwa muri siporo yagera ku rwego rw'igihugu ndetse no mu mbyino z'umuco nyarwanda? Muri Quebec no muri project ariko kwihangira imirimo mu karere kacu, igihe cyose tuba turi abambere tugakomeza no ku rwego rw'igihugu. Burya ishema ry'umurezi ni ukubona uwo yareze yarabaye umugabo. Muri abo gushimwa abarezi beza, mufashe tubashimire. Turashimira abayobozi ba Kiliziya, abasaserdoti, abafurere b'abafransisikani by'umwihariko ko batuba hafi mu gutagatifuza aba bana bacu. Twabura gushimira inzego ndetse n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye ko badahwema kutuba hafi mu gutanga uburere n'ubumenyi bwuzuye. Shimire buri wese witanze, shimire abakozi bunganira,
shimire abagize uruhare bose muri litirijiya nziza, shimire korali Magnificat uburyo twariyambaje ku munsi w'akazi mukatwemerera hakagira ababoneka, shimire buri muntu wese ugenda muri uru rugo, mwese Imana ibahe umugisha. Banyakubahwa bashyitsi, banyakubahwa mwese muteraniye hano, mu izina rya Stella Matutina bashimiye ko mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi, dushimira Imana ko yafashije abana bacu kurangiza amashuri yisumbuye amahoro. Umugisha w'Imana bahoreho urakabaho. Arakoze cyane umuyobozi wacu.